Reka twongere tubasuhuze nshuti mwese, dukomeje kubana umunsi ku munsi kuri Bunani Happy YouTube channel. Abakomeje kugenda mukurikira ibiganiro tubagezaho, mugakora subscribe, mugakora like, mugakora comment, mugasharinga, mwese Imana ikomeze kubaha umugisha. Ibyiza biracyahari, nibwo tugitangira, ariko ndabizeza yuko uko iminsi izajya yicuma ariko tuzajya tugenda tubaha ibyiza kandi mukeneye. Ikaze rero, ikaze kuri mwese. Uyu mwanya tugiye kuganira ku makuru y'imyidagaduro cyangwa se ibyo bakunda kwita showbiz. Nzi neza ko mukunda muri benshi, nkuko mwakomeje kugenda mubitwandikira muri comments cyangwa se muri commentaire mukomeza kugenda muduha. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku bimaze iminsi bivugwa muri showbiz. Inkuru ya mbere tugiye kugarukaho ni inkuru ivuzwe cyane muri iki cyumweru, y'umuhanzi umunyamakuru witwa Nyarwaya Innocent, akabazwi cyane ku izina rya Yago Pondat. Uyu mugabo rero akaba yaramamaye cyane kuri Radio 10 na TV10 ubwo yakoraga ibiganiro by'imyidagaduro, yakira abahanzi, yakira abakina amafilme ndetse n'abantu bazwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Yago rero yaje no gushinga televiziyo ye yitwa Yago TV, aho rero yanyuzagaho ibiganiro bigiye binyuranye ndetse byakundwaga n'abantu benshi. Yago rero aza no kuba umuhanzi, ubwo rero yakoraga indirimbo zo mu njyana ya Afrobeat. Ngira ngo muribuka mwese indirimbo yamamaye cyane yitwa Suwejo, kuko umugambi w'Imana Suwejo. Uwo ni Yago waririmbye iyo ndirimbo, ikundwa n'abantu benshi ku buryo naho wajyaga wasangaga n'abana iyi ndirimbo bayiririmba. Yago rero yaje kuva mu Rwanda, nyuma yasaga yabaye hagati ye n'abanyamakuru n'abahanzi, avuga ko umubano we utagenze neza hagati ye n'abo banyamakuru cyangwa se n'abahanzi. Biza kurangira rero yerekeje mu gihugu cya Uganda, aho rero yakomeje kugenda akora ibiganiro bigiye binyuranye ndetse anakora n'indirimbo, yandika indirimbo ndetse anakora indirimbo zinyuranye aba mu gihugu cya Uganda. Uyu mugabo rero yongeye kugaruka cyane mu itangazamakuru nyuma yaho rero yaramaze igihe yarashakanye n'umugore cyangwa se umukobwa w'umunyarwanda witwa Teta Krista. Bari bamaranye igihe babana nk'umugore n'umugabo, nubwo batari barigeze nyine basezerana ngo binyure mu mategeko nk'uko bisanzwe, gusa nyine babanaga nk'umugore n'umugabo, kandi wabonaga ko couple yabo bayeho neza, ubona ari abantu bishimiranye ndetse bajyaga banabyerekana babinyujije ku mbuga nkoranyambaga z'uyu Nyarwaya Innocent uzwi nka Yago Pondat. Rero mu minsi yashize kuri wa kabiri nibwo uwitwa Yago Pondat yatangaje ko atakiri kumwe n'uwahoze ari umugore we Teta Krista. Uyu rero bikaba byarabaye nyuma yuko bari bamaze ibyumweru bitatu bibarutse umwana w'umuhungu, akaba yari n'imfura yabo. Gusa nyine nyuma umugore yaje kwandikira uyu Yago Pondat amubwira ati urabeho. Aho rero uyu yahise yigarukira mu Rwanda. Abantu bakomeje kugenda babivuga, ariko nyir'ubwite Yago Pondat abinyujije kuri Yago TV nibwo yatangaje ko bitakiri ibanga, we atakiri kumwe n'uwari umugore we. Ni inkuru itarishimwe cyangwa se yababaje benshi mu bakurikiranaga iby'uyu muryango, dore ko nyine nk'uko nabivuze bari babanye neza, ariko nyine byarangiye nyine batakiri kumwe. Yago ubwo rero we yavuze ko yamusezeye atari mu rugo, ngo yamusezeye amwandikiye ubutumwa kuri telefone amubwira ati urabeho. Yago ntiyari ahari, yari yagiye ku kazi. Birumvikana nk'umuntu mwabanaga, umuntu mwari mumaze kubyarana hashize ibyumweru bitatu, akubyariye imfura yawe, birumvikana ko byaragahinda gakomeye cyane kuri Yago Pondat. Akaba rero yanakomeje avuga ko ntacyo yigeze apfa n'umugore we, ntiyigeze amukubita, ntacyo yamuburanye, ariko nyine umugore niko yabihisemo.
Yago rero mu magambo wabonaga avuga nyine yikomeje, yagarutse kuri byinshi cyane avuga ko bitari byoroshye kubyakira nyuma yo kumva ko nyine umugore we yagiye. Aravuga ati ibintu by'urugo ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ati ni ishuri rikomeye cyane. Yago rero ntakiri kumwe n'uwari umugore we, avuga ati rero birashoboka naramukundaga cyane ndetse biranashoboka yuko twazongera tukabana, banasubirana bakongera bakabana, kuko Yago yavuze yuko we amukunda kandi atazigera amwanga. Akaba rero yavuze ati ubu ngubu nishyize mu biganza by'Uwiteka, ngiye gusenga Imana ndetse nemere n'ubushake bwayo ku hazaza mu rukundo. Yasoje n'ikiganiro yatangaga avuga ko yatanze byose yari afite mu rukundo, ntacyo yishinja. Ngo rero uwitwa Yago tumbwiye tuti pole, bibaho, Imana niyo igena byose, wenda ntawamenya wa mugani mwazanasubirana cyangwa se ukabona n'undi ntacyo nta kimana idakora. Ngo rero Yago Innocent cyangwa se wita Nyarwaya Innocent Yago Pondat uri gutegura album y'indirimbo zizaba ari 16. Ni indirimbo avuga ko zizaba ari indirimbo nziza cyane. Uyu Yago rero benshi bari banavuze bati Yago ari gushaka gupromotinga album yagiye gushyira hanze, niyo mpamvu ari gukora prank cyangwa se inkuru zo kubeshya kugira ngo abantu bagire attention kuri we, ariko ntabwo ariko bimeze nk'uko we yabyitangarije. Reka tuve kuri Yago Pondat tujye kuri saga ikomeye imaze iminsi ivugwa muri showbiz hagati y'umunyamakuru uzwi cyane witwa Ngabo Robin rero kuri ubu ni umunyamakuru wa Radio 10 mu gisata cy'imikino, ndetse akaba yarabaye no kuri Radio Isango Star. Ngira ngo abantu banamuzi cyane nk'umuvugizi wa Rayon Sport, imwe mu makipe akunzwe cyane hano mu Rwanda. Uyu Ngabo rero akaba yararikoroje mu minsi yashize ubwo yagiranaga ikiganiro n'uwitwa Tycoon, nawe akaba ari umunyamakuru uzwi cyane. Akaba rero Ngabo baramubajije bati se wavuga iki ku mugabo witwa Tom Close rero Ngabo adaciye ku ruhande yaravuze ati Tom Close ni umuhanzi uri overrated cyangwa se wakabirijwe cyane, atariko nta n'umuntu utadafite impano ihambaye yo kuririmba cyangwa se yo gukora imiziki, atashaka yazana bireka. Ati gusa ikintu cyamufashije nuko yitwara neza cyangwa se nuko agira discipline. Uyu rero Muyombo Thomas uzwi ku izina rya Tom Close, muzi cyane muri kaminuza y'u Rwanda ubwo yazaga kuhiga, ndetse ni naho yatangiye umuziki we. Rero iyi saga ikaba yakomeje ivugwaho n'abantu benshi cyane bagiye bagaruka ku byo Ngabo Robin yatangaje. Umuntu wa mbere wagize icyo avuga n'uwitwa Alexis Muyoboke, akaba ari umujyanama w'abahanzi ndetse akaba yarabaye n'umujyanama wa Tom Close, bakaba ari n'inshuti cyane. Uyu rero yahiseza anyura kuri Instagram yerekana ibigwi bihambaye bya Tom Close. Ikintu cya mbere yavuze ko Tom Close niwe watinyuye abandi bahanzi kwinjira muri uyu muziki turi kubona muri za 2008. Ngira ngo abantu baribuka indirimbo yagiye akora za Sibeza, indirimbo yagiye akora za Mbwira Yego. Ngira ngo icyo gihe twigaga muri kaminuza akora n'ibiteramo bigiye bitandukanye. Yemwe ni nawe watinyuye abitwa ba The Ben, uyu nguyu Mugisha Benjamin, na umwe mu bahanzi bagezweho cyane, niwe wamutinyuye. Ndetse n'abahanzi barimo ba Meddy nawe buriya Tom Close ni usa nkaho yamwinjije mu gakino cyangwa se kuri imihanda ya muzika. Tom Close rero akaba ari nawe watwaye Salax Award ya mbere mu Rwanda. Ngira ngo icyo gihe yategurwaga muri kaminuza y'u Rwanda, harimo abagabo nka ba Mike Karangwa, abarimo ba Ali Sudi ndetse n'abandi bagiye batandukanye nibo bateguraga icyo bita Salax Award
umuhanzi wayitwaraga rero yabaga ari umuhanzi ukomeye. Uwo ni Muyoboke wakomeje kugenda yibutsa abantu ibigwi bya Tom Close, anavuga ko Tom Close ariwe wa mbere wasohoye album, niwe wasohoye album ndetse atinyura n'abandi gukora ama album agiye atandukanye. Tom Close niwe yatwaye Primus Guma Guma Superstar, irushanwa rikomeye cyane ryagiye rimurika impano z'abahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, yemwe rinabagurira isoko ndetse ribaha n'amafaranga ko umuhanzi watwaye Primus Guma Guma Superstar yakuragamo amafaranga menshi umuhanzi uwo ari wese atarakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tom Close nkuko uwitwa Alexis Muyoboke yakomeje kugenda abigarukaho, yavuze yuko Tom Close ni umwe mu bantu bakoze amakorabo akomeye. Ikoze korabo witwa Sean Kingston, ngira ngo abantu barabyibuka, ngira ngo abantu baribuka korabo ye na Radio and Weasel, umunyarwandakazi ni mama w'abana banje, ndirimbo nayo yakunzwe cyane. Tom Close rero yakoze ibihangano bigiye bikomeye. Tom Close ni umwe mu bantu bakuriye amafaranga mu muziki ndetse atinyura n'abandi bahanzi nkuko Muyoboke yabigarutseho. Gusa benshi bakomeza kuvuga bavuga batese ngabo Robeni we kuki muhutaza ibitekerezo bye. Mu Rwanda na ahantu umuntu ashobora gutanga ibitekerezo bye bitewe nuko abyumva kandi ntahutazwe. Noneho rero uwitwa Bulldog we nawe ari kiganiro yatanze avuga ati ngabo Robeni Tom Close yubaka amateka se cyangwa se akora ibigwi yarakiri mutoya, ntabwo yamubonye akora ayo mateka, atariko nawe ntabwo abantu bakwiye kumuhutaza. Ni benshi bagiye bagaruka kuri isaga ya Tom Close na ngabo Robeni. Gusa uwitwa Tom Close we nk'umwe mu bantu bazi ubwenge, bazi no kumanaginga ibigendanye n'itangazamakuru, kugeza no kuri ubu nta kintu na kimwe yari bwatangaze. So tuva ngaho rero tugaruke kuri Ngabo Meddy, bakunda kwita Jobert n'izina rye rya Jobert Ngabo, uzwi ku izina rya Meddy. Meddy rero ngira ngo numwe mu bahanzi bubatse izina rikomeye cyane hano mu Rwanda, ndetse aza no kwerekeza muri Leta Zunze za Amerika, ni naho ubu ngubu amaze igihe yibera. Ngabo rero mu gihe cyashize yatangaje ko aretse ibyo gukora indirimbo z'isi cyangwa se izi ndirimbo zisanzwe yarasanzwe akora, yerekeza muri gospel, ndetse yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye zo guhimbaza Imana muri iyi minsi ishize. Amakuru rero ari hanze nuko agiye kongera kumvikana mu ndirimbo z'isi. Ni indirimbo rero yakoranye na uwitwa Eddy Kenzo, umwe mu bahanzi bakomeye bakomoka mu gihugu cya Uganda. Rero iyi ndirimbo rero ngo izajya hanze mu gihe cya vuba, nkuko rero ibinyamakuru byo mu gihugu cya Uganda byakomeje kugenda bibitangaza. Indirimbo rero yakozwe muri 2019 ariko kubera icyorezo cya Covid ntiyahita ijya hanze. Ubu rero iyo ndirimbo ngo irategejwe, ndetse n'abakunzi ba Eddy Kenzo bakomeje kugenda bamwotsa igitutu kugira ngo iyo ndirimbo isoke, dore ko ngo ari indirimbo nziza cyane abantu bategerezanyije amatsiko. Reka dusoreze ku bitaramo bya Giant of Africa Festival. Ni bitaramo rero byateguwe bigomba kubera hano mu Rwanda, bitegurwa n'uwashinze iyi Giant of Africa, akaba yitwa Masai Ujiri, ngira ngo abantu baramuzi, niwe wubatse icyo nakwita Sports and Entertainment Hub, aho bita kuri Zara Courts ariya iruhande rwa Stade Amahoro. Hazajya habera yaba imikino yaba ibitaramo bigiye binyuranye. Uyu rero Ujiri Masai akaba rero ari we washinze yuta Giant of Africa, inagaragaza cyane impano mu mukino wa basketball. Hari ibitaramo rero byateguwe byo kwizihiza iyi Giant of Africa 2025. Ibirori rero bikomeye mpuzamahanga by'imyidagaduro, siporo n'uburezi bigiye kubera mu Rwanda kuva ibi bitaramo rero bikaba byaratangiye ku munsi w'ejo, aho rero biri kubera hariya kuri Zara Courts.
ni iserukiramuco rero ritegurwa na Giant of Africa, umuryango uharanira inyungu washinzwe na Masai Ujiri, perezida na vice perezida wa Toronto Raptors muri NBA. Nubwa kabiri rero rizaba ribereye i Kigali nyuma y'irya mbere ryabaye muri 2023 ryahurije hamwe urubyiruko rwo mu bihugu bitandatu ndetse rikitabirwa n'abarenga ibihumbi 14 bose, ndetse rigasiga asaga miliyoni 1.5 z'amadolari yinjiye mu bukungu bw'u Rwanda. Ku rubuga rero rwa Giant of Africa bamaze gutangaza ko witwa Chris Easy nawe agomba kugaragara mu bahanzi bazaririmba muri ibi bitaramo, biyongereye kuri The Ben, Kevin Kade, Timaya, Kiss Daniel ndetse n'icyamamare mu kuvanga umuziki witwa Uncle wa Fires wo muri Afrika y'Epfo. Chris Easy rero akomeje kugenda yandika amateka, n'umwe mu bahanzi bakomeye cyane ndetse banagezweho hano mu Rwanda, ukundwa n'abatari bakeya, yaba abana, yaba bakuru, yaba abato. Ngira ngo abantu baramwibuka mu ndirimbo yitwa Inana, abantu benshi barayibuka iyo ndirimbo yakunzwe cyane. Ngo rero Chris Easy ikomeje kugenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye uzaririmba muri Giant of Africa. Yari update cyangwa se bimwe mu byaranze iki cyumweru muri showbiz, ariko n'izindi nkuru tuzakomeza kugenda tuzigarukaho. Gusa mukomeze kugenda mudushyigikira, mukora subscribe, mukore like, mukore comment, munasharinge iyi link, hanyuma dukomeze kugenda dusangira ibyiza. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.